Ibaze kureka karere wakurikiranye imyaka ibarwa mu binyacumi ugahitamo ko umunyarwenya byose bitewe n'urugendo rumwe gusa wakoze muri bisi. Ibaze kuzenguruka ibihugu hafi ya byose byo ku isi ugasiga abantu bose bakuvugaho. Niba utuye mu Rwanda ushaka kuba waramubonye imbora nkubone bitewe n'uko amaze gutaramira mu Rwanda inshuro zirenze. In Kigali, the mosquito fast, it sings for you. It makes love to you. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe inkuru idasanzwe ya Dr Hillary Okello ishobora kugusigira isomo ridasanzwe uyu munsi. Reka duhere ku nkomoko y'iri zina rye Dr. Nitwa Nsenyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Mbahaye ikaze. Dr Hillary Okello ntabwo yahoze ari umunyarwenya nk'uko bimeze uyu munsi. Mbere y'uko umunyarwenya ukomeye guturuka mu gihugu cy'Ubugande yabanje kumara imyaka 4 yose ari umuganga mu bigo nderabuzima byo mu murwa mukuru w'Ubugande Kampala. Yasuzumaga abarwayi, yabandikiraga imiti umunsi ku wundi mbere y'uko ahindura kariyeri mu ijoro rimwe. Kuba rero yitwa Dr Okello cyangwa se akaba yitwa Dr ntabwo ari izina yise biraho, ni izina yavunikiye imyaka myinshi muri kaminuza. Kugira dusobanukirwe neza uko Dr Hillary Okello yagiye mu mwuga w'urwenya, reka dusubire inyuma mu myaka za 90. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1996 nibwo Dr Hillary Okello yavutse, avukira mu mujyi w'Ubugande witwa Lila uherereye mu majyaruguru y'iki gihugu. Mbere y'uko atangira amashuri yabanza, ababyeyi be bavuye muri Lila berekeza mu murwa mukuru w'Ubugande i Kampala. Mu mujyi wa Kampala niho Hillary Okello yatangira amashuri yabanza mu kigo cyitwa Nakasero Primary School. Aha yahize imyaka 5, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, ababyeyi bamuhirije ku kigo cy'amashuri cyitwa RJ Primary School ahiga umwaka wa 6 n'uwa 7. Iki ni ikigo giherereye mu mujyi yavukiyemo witwa Lila, mu mujyi bashakaga yuko yasubiramo kugira ngo abashe kwiga ibijyanye n'ururimi rwaho rwitwa Lango n'umuco waho. Akigira amashuri yisumbuye mu kigo cyitwa Jinja College, yahasanze amaklub atandukanye, ubundi ahita ajya muri club y'abanyamakuru basomeraga amakuru kuri Assembly. Intego muri iyi club y'abanyamakuru ntiyari kuba umunyamakuru nk'abandi, yari ukugira ngo yigarura abakunzi b'urwenya kandi anarushaho gucirika ubwoba igihe ari mu bantu benshi. Ariko se ni gute igitekerezo cyo kuba umunyarwenya ukoresha ibiganiro ibizwi nka stand up comedy cyamujemo? Ubwo Dr Hillary Okello yari kumwe na nyina muri bisi yavaga mu mujyi witwa Lila yerekeza mu murwa mukuru w'Ubugande Kampala. Hari ibitwenge byinshi cyane muri iyo bisi bitewe n'amavideo barimo bareba kuri ekara ya bisi. Muri icyo gihe cyose cy'amasaha 6 cyo mu ijoro bakoze kuva nijoro kugeza mu gitondo, abagenzi barimo bareba urwenya ruri mu bwoko bwa stand up comedy rwakinwaga muri show yitwa Night of Thousand Laugh. Urwenya rwakinwaga n'abanyarwenya b'ibyamamare nka Basket Muff, Oki Bakasi, Pablo n'abandi. Dr Hillary Okello avuga yuko muri urwo rugendo rwose abagenzi bamaze amasaha 6 bareba urwenya rwo muri ubwo bwoko. Kuva ubwo Dr Hillary Okello yahise yifuza kumwe mu bakina urwenya ruri muri ubwo bwoko bwa stand up comedy nk'uko yabonye abanyarwenya babikora. Yatangiye gukora ubushakashatsi kuri uru rwenya, aniyemeza ko umunsi yahuye n'umunyarwenya azamusaba yuko bakurana. Ubundi ndavuga ni undi munsi nahuye n'umuntu ukina comedy nzamubaza uko nshobora kumwiyungaho. Ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye nibwo yahuye n'umunyarwenya bwa mbere wakinaga urwenya rwo mu bwoko bwa stand up comedy. Nahuye n'umunyarwenya wa mbere izina rye ni Doribondo, niryo akoresha ku rubyiniro, ariko muri iyi minsi ntabwo agikina comedy cyane. Dr Okello rero baramaje kuba umunyarwenya yahise afatirana amahirwe amusaba yuko yaba umwe mu bakina urwenya. Doribondo yahise amuha nimero za telefone z'undi muntu, ariko amubwira yuko ibyo agomba kuzabikora amaze gusoza amashuri ye. Abaribwa zamakarizo nimero. Nahuye nawe ndamubwira ni ndashaka kujya muri comedy, ubundi amereza nimero za telefone, yarambwira ati nusoza amashuri uzamagara nazagufasha. Uko rero niko nabonye nimero. Kuva ubwo Dr Okello ntiyongeye gutera intambwe isubira inyuma mu gukina urwenya no kurukunda. Mbere yuko Dr Hillary Okello ahamagariza nimero, amasomo yari agikomeje. Mu mwaka w'2018 nibwo yasoje amasomo ye muri kaminuza yitwa Clark International University mu ishami rya Clinical Medicine, kaminuza iri mu gihugu cy'Ubugande. Muri uwo mwaka n'ubundi w'2018 nibwo Dr Hillary Okello yitabira amarushanwa ya mbere y'urwenya
amarushanwa yari yateguwe n'umunyarwenya witwa Salvador Patrick. Ni ikintu cyiza kimwe na Salvador yashyizeho amarushanwa y'urwenya. Ndatekereza ko ari mu mwaka wa 2018 nanjye nari nyarimo nk'umunyarwenya mushya ninjiye mu marushanwa ndetse ngera muri semifinale. Bwari bwa mbere ngaragaye kuri televiziyo. Muri iki gihe cyose Dr Hillary Okello yari ataratangira gukina urwenya mu buryo bwa kinyamwuga bitewe n'uko yari akirufatanya n'indi mirimo itandukanye. Amaze gusoza amashuri ye ya kaminuza mu mwaka wa 2018 yamaze imyaka 4 yose ari umuganga mu mujyi witwa Kasangati uherereye i Bugande. Ese ni Dr cyangwa ni n'ibindi bintu? Yego, ni Dr ya Dr. Nize ibijyanye na clinical medicine. I did clinical medicine kuri kaminuza yitwa Clark International University. Nasoje mu mwaka wa 2018 nkora imyaka igera kuri 4 mu bijyanye na clinical medicine. Najyaga nkorera mu santere y'ubuvuzi muri Kasangati ni mu karere ka Wakiso. Gufatanya ibi byombi ntabwo byari ibintu byoroshye. Dr Okello avuga yuko hari ubwo abarwayi bahabwaga rendezvous atari uko ari kuvura abandi barwayi, ahubwo ari uko yagiye gukina urwenya mu kandi gace yabaga yatumiwe. Utangira kugira intambara y'amahitamo cyane kandi umukoresha ntabwo bishimiye kubera ko hari abarwayi bashobora akaza avuga ati ndashaka kubona Okello kandi nyamara uri gukina urwenya mu kindi gihugu. Mu yandi magambo, Dr Okello ntiyari umuganga w'ibikomere by'umubiri gusa, ahubwo yari n'umuganga w'imitima y'abihebye binyuze mu rwenya rwe. Mu buryo bworoshye kumva, iyi mikoro mu nzego z'ubuzima ntabwo ishobora kuramba cyangwa se ngo ibangikanwe. Nyuma y'uko bigaragaye yuko Dr Okello atarimo kwitabira akazi ke k'ubuganga nk'uko bikwiye, inama yarakozwe. Ibyo rero birangira mugize inama zitandukanye nko kuba Hillary niki cyabaye usigaza kabiri mu cyumweru niki. Rero byatumye mfata amahitamo akomeye cyane ndeka ibindi nkora comedy. Mu buryo bushobora gutangaza benshi kuba ari kumva iyi nkuru, Dr Okello yijya mu gitaburiye y'ubuganga yigiye imyaka myinshi, yambara umwambaro w'abakinnyi b'urwenya yize mu masaha 6 gusa yakoze mu rugendo yarimo. Ngaha izina Dr ribanziriza amazina ye ryakomotse. Nubwo Dr Okello amaze kuba icyogere muri Afurika y'Uburasirazuba no ku isi hose, ntabura gushima abantu bagize uruhare mu iterambere ry'urwenya muri Uganda. Mu bagarukaho cyane harimo Anne Kansime avuga yuko yazamuye impano zisaga 10 zigikora uyu munsi mu gihugu cy'Ubugande. Anne Kansime, yego, hari umavuze ko ashaka ari umwe mu bantu bakuru cyane mu bijyanye n'abagore b'abanyarwenya muri Afurika y'Uburasirazuba hano muri Afurika yose. Yagize uruhare rukomeye cyane mu banyarwenya barenga 10 bakina akora cyane mu Uganda uyu munsi. Na Patrick Salvador wanateguye amarushanwa Dr Hillary Okello yitabiriye akagira semifinali. Kugeza ubu Dr Okello amaze gutumirwa mu bihugu byinshi bya Afurika n'iby'Uburayi, aho yanaje mu Rwanda inshuro nyinshi ugereranije n'ibindi bihugu uko abyivugira. Ubwo yabazwaga n'umunyamakuru impamvu yasuye u Rwanda inshuro nyinshi cyane kurusha ibindi bihugu, umva ko yamusubije. Nasuye Nairobi inshuro nigeze ko ari nk'eshanu. Kigali nasuye inshuro nyinshi yuko arizo nyinshi hagati ya 7 kubera iki? Kubera ko baragukunda bagahora babamagana uzagaruke. Ikindi kandi Kigali ifite imiterere myiza, abantu nkora nabo ni inshuti nziza cyane. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2022 nibwo Dr Hillary Okello yataramiye mu Rwanda bwa mbere muri Seka Live Comedy Show yabereye muri Kigali, aho yasangiye urubyiniro na Anne Kansime. Inshuro 5 muri 7 yaje mu Rwanda yabaga yatumiwe na Yanze Comedy. Kubera kuzenguruka ibihugu byinshi by'amahanga, Dr Okello yamaze kumunyarwenya mpuzamahanga, byaba mu bitaramo atumirwa b'imbona nkubone cyangwa se abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga azakoresha. Gukundwa n'ingero zose mu bamukurikira abikesha ibanga rimwe gusa: ukuri. Iyo Dr Okello arimo abarira abantu inkuru igamije kubasetsa, abanza kumenya bagiye kuyibarira, ubundi mu nkuru zakibanda ku nkuru mpamo cyangwa se inkuru zivuga ku bintu bisanzwe bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo ibiryo bimeze neza, n'ubukwe bumeze neza. Hari ubwo atera urwenya ruvuga ku modoka agamije kugera ku marangamutima y'abazitunze, cyangwa se akibanda ku nkuru z'abanyeshuri agamije gusetsa abakiga. Rimwe na rimwe Dr Okello avuga ku nzego z'ubuyobozi mu buryo bw'urwenya, agira ngo asetsa abaraho, ariko kandi anagira ngo abafite inshingano mu rwego yavuzeho bagira icyo bahindura kitagenda neza. Muri make Dr Okello
ni umunyarwenya w'umuhanga kuri rwa rwego aba ashobora kuvuganira abaturage bidasabye yuko bamenya yuko ari kubavuganira. Inkuru ya Dr Okello itwigisha yuko urugendo rw'amasaha 6 gusa muri bisi wakora rushaka guhindura ubuzima bwawe bwose mu gihe cyose wamaze urwanira ibindi byose. Itwigisha ko kuba umuhanga mu byo dukora buri gihe bitadusaba yuko twaba abantu batakoresha ukuri. Itwigisha ko guca bugufi, kwihangana no guhozaho ari urufunguzo rufungura imiryango yose y'insinzi. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.